imbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka, na Aberi azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri Aberi no ku ituro rye, maze ntiyita kuri Kaini n'ituro rye. Kaini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Amen. Nk'uko twabivuze mu gitondo ndetse n'umuvandimwe yabivuze, twishimiye kubana namwe, twishimiye ubutumire badutumiye, kandi ni iby'icyubahiro kuri twe guhagarara imbere yanyu kubigisha, kandi bamwe muri mwebwe ari abigisha bacu ijambo ry'Imana, cyane cyane kwigisha ababyeyi. Nubwo tutaziranye cyane ariko turavukana nk'uko umuvandimwe yabivuze, twumva rero ari icyubahiro guhagarara imbere yanyu tubigisha ijambo ry'Imana. Ikindi nashaka gushimira n'ubuyobozi bw'itorero ryatwakiriye, itorero Inkuru Nziza ndetse na mpuzamatorero twakiriye muri iyi gitaramo cya kabiri. Arakoze cyane, nanjye nakoze mu itorero ndabizi, uwo mu mikoro akavuga ibintu bitari byiza, bavuga ibyo gusa. Ubwo rero ko batwizeye, twizera ko tuvuga ibya Yesu gusa, ibyacu tuzavuga ikindi gihe n'ahandi twabivugira atari hano. Amazina nayavuze, nitwa Faustin, nsengera muri Aberi. Twajyaga twumva amakuru yabo Nyabiheke, twumva amwe meza n'andi atari meza nk'uko bisanzwe n'ahandi hose no kuhageze. Tukumva amakuru y'abayimbo ba hano, ariko twumva n'abandi nabo batari abayimbo. Ariko n'iwacu nuko hariyo abayimbo n'abatari abayimbo. Ni ku isi hose niko hameze, n'uwo wa Yesu niko hameze. Ariko by'umwihariko hano twarumvaga amakuru yanyu kubera ko dufitanye isano, tukumva dufite amatsiko yo kuzahagera ngo turabone dusangire iby'Imana yaduhaye. Ndashaka kubasangiza rero bikeya bindi ku mutima ku nsanganyamatsiko turimo kwiga, yateguwe n'iyi ministry ya Hope of Revival, avuga ngo kugenda nk'uko bikwiriye. Iyi kintu njye cyagumye kunzamo cyane, uko bikwiriye, iryo jambo uko bikwiriye, uko bitegetswe, uko bisabwa, uko amategeko abiteganya. Niba mukunda abavuga ubutumwa biruka cyane, mwihangane sindi bwiruke. Ariko kandi niba mukunda abitonda, simbizi niba ndi bwitonda, nabyo simbizi, turaza kubimenya hanyuma. Icyo nashaka gusaba, niba ufite type runaka bavuga ubutumwa ukunda, ukabona ntari muri iyo, wihangane, uyu munsi Imana yaguhinduriye. Bwana sivyo. Niko wakunze ugenda mu rugo wavuga uteguye ko umudamu none yatetse kawungu ugasanga yavanze na kahuru. Ati nagasha ko abagore mu mujyi. Uyu munsi Imana nagasha k'Imana ko kutuzanira bamwe bitonda n'abihuta bavuga uko nyine twatuvuga n'abavuga kwa kundi yo tutakuvuga. Twagize gusa akabazo k'izuba mu gitondo, none ugiye tugeza akabazo k'imvura. Ariko zose bitangwa n'Imana, kandi ndababwiza ukuri twumvishije twishimiye cyane kubana nawe. Ntabyibagirwa abantu badutekeye, baza muri biganza tubarebe badutekeye. Shaka kugira icyo mvuga gatoya ku mboga twari uzamure. Timwizeye ngo mwatetse neza. Niyo nyine wateretse n'abari Imana ibaho umugisha mwadutekeye neza, twanyuzwe mureka. Nashaka kubwira ko twanyuzwe, biriya mwatetse nibyo tuzaturya, nitunagaruka ntimuzabihindure, muzakomeze hariya nyine.
maze muzabura Imana ikibaye hari impamvu mu mutima ariko nyine biramusomba bivuga murarambiwe muzabura Imana asibiwe. Iki giterane avuze ngo tugende nk'uko bikwiriye. Iryo jambo nk'uko bikwiriye ni ijambo rikuru. Uvuga ngo nuririmba uririmbe uko bikwiriye, usenga uko bikwiriye, utanga igitambo uko bikwiriye, uteke uko bikwiriye, wambare uko bikwiriye, muri make ukurikiza amabwiriza. Nashaka kubona urugero rumwe Imana yonyine niyo twumvisha uburyo bwabyumva cyane. Ndashaka kubabwira ku gitambo. Turimo kwitegura Pasika, ariko nashaka kubabwira ngo ni gute twatamba nk'uko bikwiriye, gute twatamba ibitambo bikwiriye imbere y'Imana. Urugero nabonye ni urwa Kaini na Aberi, kandi numvise ku giti cyanjye aricyo binyigisha, ntekereza ko twabisangira nawe. Iminota bampaye nshaka kuyigabanya kubera ko turi abakunzi b'igisirimba, kandi ibintu umuntu yakuriyemo biragoye kubihindura. Ni kumbwira ngo uhindure ndetse kujya umutsima wenyine bizongora ko nimba narawuvutiye ngo sinzi ko bivuga. Kumbwira ngo nyine ngo mpindure ngo nje ku rundi ruhande nanze kuvuga ibindi biryo. Akamubwira ngo nuzajya za bindi ngo ndeke umutsima zongora. N'igisirimba nacyo kuja mu materaniro ngataha ntagisirimba mzinyi. Zanumva mfite nk'ikideye nkumva nk'icyo cyumweru mvaho gitabaye. Uko ndakirambutse ndi mukuru sinavuga ibintu ntatekereje. None iminota bampaye ni myinshi kandi turabashimira. Ndaza gusiga y'igisirimba ababishinzwe baze kukireba, kandi twebwe igisirimba cyacu kiroroshe, dukunda ibintu byinshi. Nubona gusa nyine ugumva nyine urategutse ugumaho, tugira indongera birungo nabyo byawe byinshi cyane zabiye bikomera neza. Maze mudamu imanitse Baba! Halo! Mama Maria! Numvishije ikintu ku mutima, ariko sinashoboye kugisobanura. Imana ibavugije nawe. Revelation yaravuze ngo yigeze ngo ntazi ngo niba yareretswe ngo niba yarose ngo yagiye kubona ucyo ngo bona ngo Samuel ngo aratambutse ngo Samuel ngo atambuke ngo arahindukira ngo aramureba ngo yamenya nimba yamushimye cyangwa nimba yamuga. Sinamenya nimba neretswe, ariko mubishije ku mutima. Nawe humurije ku mutima ntacyo mubishije. Ariko niko Imana izi ko uko abantu bose botaha, ariko Imana ikagendera urashitse kugendera. Nibajije kuri aba bantu babiri Kaini na Aberi, uko ngenda nkura niko gusoma Bibiliya bigenda bingora cyane, kuko nibaza ibibazo byinshi cyane. Tukiri abana baratwigishaga ngo Kaini ngo yatuye igitambo ngo umwotsi we ngo wamugenda kujya mu isi, ngo naho ngo Aberi ngo amuzamukira ku Mana. Nari nzi ngo n'ikitsi Imana yagaitse umwotsi ko wafashe direction itari umuntu akiri umwana n'ibitekerezo by'abana. Aho bitandukanye na umwe yatambye igitambo nk'uko bikwiriye, undi atamba uko abyumva. Bibiliya iravuga ngo abahungu bari bavukana. Mutekereze, aba nibo bantu ba kabiri ku isi cyangwa ba gatatu. Wa mbere ni Adamu, wa kabiri ni Eva, wa gatatu ni Kaini. Kaini niwe mfura ya Adamu. Abahanga bazavuga ngo ise niwe yarakunze. Simbizi niba ari byo, ariko niko batekereza. Impamvu batekereza ko yarakunze nuko yamuraze umwuga wa Kaini ni kimwe n'umwuga wa se Adamu. Adamu yari umuhinzi, Adamu ntabwo yari umworozi. Akindi nashaka kongera,
noneho abahanga bazatekereza ko ngo Aberi yavutse asanga umwuga umwe wari uhari, mukuru rero amaze kuwufata abura icyo akora ngo atangira gushaka umwuga nawe yokora, ngo atangira kwita ku nyamaswa. Hari abantu baza bibwira ngo none naho ngaho ngo nitwe kibazo ngo Imana ngo ikunda ubworozi kuko ntabwo ari byo, ntabwo ari ikibazo cy'akazi. Ariko ababisesengura bakavuga ngo birashoboka ko Aberi yakuze atabona ise, urukundo rwa se, affection ya se, ngo atangira gushakisha kwiyaranja, ngo mu gushakisha kwe ngo ahura n'Imana. Yesu n'umwana. Amen. No, hari avantage imwe iruta izindi iyo abantu bagutaye, nuko bikorohera cyane guhura n'Imana. Biragoye guhura n'Imana mu gihe ubona abantu mu maso yawe, mu gihe wumva amajwi, mu gihe cyizeye ba oncle na ba tante na ba daddy na ba mamies, iyo bamaze kuvaho baba abita gute ko n'umuntu wabagaza nk'umuzu kumubwira ngo nki n'ugukingurwa baba gukingurutse uruhure n'Imana. Bene wacu bazatumutaba n'Imana. Imana yabwiye ngo Abraham, irabwira ngo nshaka kugutuma, ariko banza usigise n'umugore wiwe nyoko na so wanyu n'abakuru bati bene wanyu ndagusabye unkurikire undinde bene wanyu. Voilà. Imana ntiyanga bene wacu, aho ikibazo ni uko bene wacu badukingira tutiba tukabashyiramo ibyiringiro byacu. Baza bakekera ko ngo Aberi yabonye se yegeranye na Kaini cyane, kandi impamvu ifite ishingiro no ku mazina yabo. Ubundi Bibiliya iravuga ngo icyatumye bita Kaini nyine nyina ngo yaravuze ngo Imana impaye umugabo w'imbaraga. Kaini bishatse kuvuga imbaraga, ubushobozi, ubutware cyangwa ubutunzi bena. Ariko Aberi bivuga intege nke, nicyo bivuga Aberi. Ngo nyina yarakabanya bavuga amafaranga bazaye ngo muri ubwo buza yifubwiwe akareba nyina akabona ntacyizere nyina amufitiye nasi. Hari ibintu nanjye mfite abana, hari ibintu ababyeyi bakunda gukora. Njyewe mu busanzwe akazi kanjye ndi umwarimu, noneho hari ikosa ababyeyi bakunda gukora cyane kandi dukwiriye kwirinda, kandi abantu bari hano benshi naketse ko nabo bazabikora. Ndabareba kabona ndabibabwira uzohagera ukabwira ngo nje gusura nk'umuvandimwe nyereka abana bawe bakwereka ugase ngo uriko dasa n'abandi. Umushitsi nari ko kuvuga ngo ceceka, nindo waje kubwira ngo upima abana basa n'abandi bata, ntabwo ari inshingano zawe uzuzusura urugo utahe wa uyu ko atari muremure nk'abana, uko atari inzobe nk'abana, uko ari agahona, uko ugira ngo ntazajya ariko muragwa. Nindo wagutumye kuza murayima gusanga amakuru, reka abana b'abandi rekera nyina nasi turi nyina uri umushitsi. Tukazugera niba uri umubyeyi ntukagereranya abana bawe, ndabikubwiye narabyize namwe murabizi. Ntukazubwira ngo wowe ngo reba mukuru wawe uko yagize ngo wowe habe n'amanota yabo ntukayagereranye. No mu burezi bugezweho ubu nyine ntibagitangaza amanota ku mugaragaro. Abarimu hano bandi barabizi. Ni ibanga ry'umunyeshuri kubera iki? Kugira ngo umwana adatekereza ko kuba yabonye 50 undi yabonye 51 ngo atekereze ko n'ubwenge ntabwo afite bukeya ku bandi. Kandi si byo. Amanota ntabwo ari igishushanyo cy'ubwenge umuntu afite, jamais. Bifite ibindi bisobanuro. Kandi koko ashobora kuba adashoboye imibare ariko ashoboye kubana n'abandi. Ashobora kuba abantu badashoboye imibare ariko
mwaza muzamura Imana cyane muzamura Imana Aberi ngo yikoza kuri nyina akaba nyina gashibira akaba yikoza kuri se umwana wanje ni Kaini ngo kakaza kiriwe kakagenda ku musozi ugahura n'Imana niba bene wanyu baragutaye uzahure n'Imana mu izina ryawe Bibiliya iravuga abashakashatsi bakavuga ngo muko gushakisha ngo ahure n'Imana ngo aravuga ngo none se nugira gute Bibiliya iravuga ngo inka yabyara bwa mbere nicyo bituburiza ngo akama yijanira Imana bakavuga ati sinzi uko byagenda niko biriza ni ubufindo bw'Imana ngo kuko magufwa y'umuntu gwaza kurira mu ndayimu si ifumbire aba yamize kugira ngo abyare muremure uzamuke ni ifumbire hamwe bazana kubuka bakavuga kameze barese narubyagiza umuhungu muremure ugororotse wamo abandi bakavuka nyine batameze karubyagiza ariko ni ubufindo bw'Imana Aberi ngo abyitegereze ngo yamavuga ngo ibindi bitangaza ngo yamavuga ngo yikwiriye kubiyima bitandukanye n'ibya Kaini Bibiliya iravuga mu zindi z'amahanga bazavuga ngo Kaini ngo arategereza na that's the difference naho bitandukanye Kaini yarategereje ategereza iki ari ibintu ntekereza ubundi aba bahungu bombi bavutse mu gihe kigoye ubutaka bwaravumwe no kuvuga ngo Kaini birashoboka ko yeza akabona bitameze neza akabaza isi niko nibwira mu mabare siko byanditswe n'ibyo nibwira uzamutandukanya ibyiyumviro n'ibyanditswe akabaza wowe wahinze mbere ufite ubunararibonye aya mashu ni gute ko yeze atameze neza mbese akamubwira ngo mbere siko byahoze ngo nuko Imana yavumye ubutaka mu mutima ngo akumva Imana nkaho ifite uruhare mu musaruro we muke icyo ni cyambere number 2 cyakabiri ngo agategereza musoma abafite biriya icyongereza maza kubibona ngo ategerezaho igihe ngo yibwira ko hari igihe kizaza bikaba byiza kurushaho akavuga ati uyu munsi nasaruye tone reka nawe wenda utanza tone ebyiri wenda utanza eshatu niho ngo icyo gihe cyagera igihe runaka bakazana Imana igaye gitabo Imana ntabwo yakigaye n'iki icya mbere nicyo nta gihe cyiza kibaho cyo gukorera Imana kandi igihe cyose hari ikintu cyane ntekereza abantu bibeshyeho amadini ya cyoreje nanjye mu idini bazakora abanyamadini sintekereza ko umunsi wa Pasika ari wo munsi mukuru wa Kristo cyangwa Noheli iriya ni iminsi y'amadini ara nta matariki y'amadini njye ntekereza ko umunsi mukuru ari uyu ari none nta munsi uruta none mvuga ntimuzitiranye itariki y'uyu munsi ndavuga iyo bukeye uwo munsi wari umunsi mukuru utindi yose yabayeho kuko ejo nta n'umwe urahagera ejo ni illusion sinzi ko babyita mu Kinyarwanda ni ibyiyumviro by'abantu byo kwibeshya ejo ntihabaho nta n'umwe wigeze agera ejo ejo hashize naho ni kure cyane nawe wasubira ntibishoboka umunsi wonyine dushobora kugira ikintu dukora tugahindura ubuzima bwacu ni none honyine gusa niba wakorera Imana niba wakizwa ni none apana ejo ntituzi amakuru ntituzi ibizabejo ni ukubwiye ko wakagira Imana umunsi mukuru ni none apana umunsi wabatirijweho cyangwa wavukiyeho niya niga none Bwana sifiwe ngo inka yabyara Aberi akavuga ngo ni none ituro yenda ritanga none muza muritanga uwo munsi apana gutegereza niryo turo ryategetswe rikwiriye gutanga uko bikwiriye
kuko imvura izahora igwa. Hari inkuru nasomye muri mu butumwa bwiza, Yesu ngo yagiye kwigisha ngo ahura n'abantu, iyo jambo ryantangaje, ngo abwira umuntu ati nkurikira. Aho umuntu ngo abwira Yesu ati unyihanganire, data yapfuye bari kumushyingura, ati hanyuma nzabone kuza. Yesu ngo aramubwira ati murabuze ko yamusubije ngo iki? Reka ngo bapfu bahamba bapfu baha. Ariko tutitaye ku gisubizo cya Yesu, njye bari kumaza nibaza, abantu bari hano twese two turi hano dufite isano n'abapfuye. Iso yapfa ukaja ku muhanda ukazureba abantu batambuka, iso yapfuye, iso uyu muhungu se ndiye yapfuye. Ndababwira ukuri, musubira muri Bibiliya musomere, ndabarahiye ukuntu nkunda data agapfa mwaje gutembera kwibarabara ngo kunda bega ngo umugabo ufite abigisha 12 bari biki abo bigisha bari so Minerva y'Andese kandi se yapfuye. Ahubwo nshatse kuvuga iki, buriya yabwira Yesu ati ningaho ise yarashaje, reka ntegereze data azabanza apfe muhambe mushingure nzabe mbohotse mwanyuma ngukurikire. Pastor Mine none cyo narinjye kuvuga n'iki Yesu mubwiye, icyo Yesu mubwiye ngo banzureke ngo bapfu bahamba babo, icyo nshaka kumubwira ati ngo kumubwira ati ngwino none cyangwa ureke, kuko iso namara gupfa namye gusenga azopfa, nasobanyo azopfa, namye kora mazopfa, ibiriyo bizohora yiteka ryo tiwova muzozi biro zashi tibizoshira ukiri kuri igisi igihe to kurya Yesu ni nodara ngo Aberi mwakavuga ati njewe ni none nibisinziye byavuye nta mbuto nateye ngo nsarura inka ngo kazuzanye imbere y'Imana. Hari ikintu dukwiriye kwitondera mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Ibitambo na n'ubu biracyafite agaciro, ubyumve neza, ibitambo na n'ubu biracyafite agaciro. Ibitambo bidafite agaciro ni ibidukuraho ibyaha, ibyo ni ibya Yesu yarabirangije. Ariko kugira ngo ugere ku kindi kintu icyo nicyo cyose ushaka kugeraho, hari ikintu tugomba gutanga. Nimba ushaka kumva Imana, nuko ugomba gutanga ibitambo runaka. So ati mu gutanga ibiryo, uturye kimwe n'abandi, uturyame kimwe n'abandi, utube kimwe n'abandi, ukareka n'inshuti zawe, nacyo ni igitambo. Nimba ushaka ibyiza, nimba ushaka amanota meza, katuvuge ku banyeshuri, ni ntabwo ugomba kubaho mu buzima budasanzwe butameze nk'ubw'abandi. Igitambo kiracyakenewe na n'uyu munsi. Igitambo baho kunuriye uzura n'umuntu akakubwira ngo ngwino nkugurire akantu mu masantere bakunda kubikora cyane, ariko nta kintu cy'umuntu gihaba. Wa muntu uguhaye igihumbi ukuguriye brochette n'uwo kugira ngo nta kindi akeneye muri karikire zo mu mutwe, aravuga harakandi aga service bane zo musanga nyuma, reka manze ntunganye tere itugiye n'inza uzosanga umuntu ameze neza mu mutima, uzomuha iwe nje wanyine. Ibi byose ni karikire batwishakira mu karikire mental na karikire iki, iyo ni karikire mental. Satani adushukisha urutoya kandi ukamwata kibazo gukora gutya sari kibazo, ari muri karikire mental karagupanga karagucunga. Ari no mu gitabo cyo maza hamwe muri mugabo witwa ngo Samson, ngo yagiye kurambagiza, yanjye kuvuga ibindi kintu kinyarwanda, ngo arambagiza umukobwa witwa Aberi. Iyo akabona umukobwa mwiza usa n'abandi nk'aba bashinga, naho kumbe ngo atazi ko Abafilisitiya bamaze kuvugana na donc ushobora kugira umuntu wita ngo ni inshuti yawe, naho kumbe yaje bamaze kuvugana n'Abafilisitiya. Cyafo izujya umenye ko uzabyishura. Umuhungu yaragutwaye mu kabari wa mukobwa we, ngo nukuri ngo nta kibazo, ngo muri inzu turarimba, ari muri karikire mental.
umuhungu utari musaza wawe muvukana utari nyokorome cyangwa iso wanyu ngo bakugiriye impuhwe kandi nawe wamureba ukabona none umukizere kimwe n'abandi ariko udufaranga ibihumbi bitunga ibingaha afite ngo aratuguhaye mama shawe ni Yesu se ndabwiza ukuri amen imyaka dufite si ubusa uko dufite ibintu twabonye cyangwa wenda natwe twarabikoze tawame kandi tutakuriye turabiyobera nta kintu cy'ubuntu kibaho ibitambo bihora bitangwa n'urya umenye kuzabyisha ibyo urimo kubizabyisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bashaka gusoreza kuri iri jambo ibintu by'Imana si nubwo tuvuga ngo gakiza n'ubuntu ariko gakiza si ubusa ni ubuntu kuri twe kuko ntacyo twatanze ariko mumenye ko byatwaye umwana w'Imana. Imana zarayihinze cyane twebwe n'ubuntu nta kintu twatanga ariko ku rundi ruhande uko nareza ku ruhande rwacu gwino ariko ku ruhande rwa Yesu umugani wa Papa ni igihombo ijuru ryagushirisano Imana umwana wenyine arifite gutanga nta giciro kiruta cyo ngicyo cyari gutanga mu ijuru nta kindi kiruta icyo mu ijuru barahenzwe cyane kugira ngo kiza katugereho zarahenze cyane wibikereza niba warabyizeye genda uko bikwiriye. Nta kintu neza ijambo ry'Imana.